twatangirikanye rero ariko nawe ujemo kandi umushyitsi buriya ntakererwa ahagereye icyo gihe. Ndagira ngo sabe datanyemerere rero iwacu navuga ko Rurinde yitwa Natore ubwo se Kristo Mukamabana kwitwa Generese ubwo se Kristo bose barabatije. Niyo mpamvu iyo tujya gutangira ibirori dutangiza isengesho, ariko kugira ngo wishyiramo neza reka twakire nawe twakire isengesho. Amugesha rero batugusabira ko kuko nawe oya rwose ni byiza cyane. Data munyemerere nubwo twe twatangiye ntawe isengesho ryateye ku bivutu mugejero, hanyuma n'abashyitsi twakire muri aka kanya nabo gejero maze dushimire tu zibanira nawe Mana y'urukundo wawumagutsinda wawumpa imbaraga aho nyuze hose nzakubera umuhamya abagusanga nanjye ndaje turakureba kumwe wese wawe byose bishya bizaboneka dusabe amanisha kureba mutagatifu turagusaba kubwirizwa nawe kuko bitunganye no kumenyera amateka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Turagusingiza Nyagasani we Mana yacu, turagusingiza kubw'urukundo dukunda Mana yacu, niba duteguriye uyu munsi maze dutegura kwakira abashyitsi muri uru rugo. Turagushimiye ko warenze abashyitsi bacu baturutse imihanda yose baje muri ubutumire bw'uyu munsi, ariko Mana yacu turakwinginze mu byose uzi kubigenza neza. Turagutumye kuzubana natwe rero umuryango w'abasangwa ubwe neza, umuryango wakira abashyitsi ubabonera umugisha, kandi natwe abashyitsi ni umugisha tubakorera umugisha. Ntitugutota rero aho gukomeza ubane natwe ibivugirwa hano byose byo kuguhesha ikuzo, kandi buri wese igitekerezo gutanga muri iki gitaramo kimwe cyo gusingiza izina ryawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Wowe Mana Data na Roho Mutagatifu iteka ku izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu. Murakoze cyane Data rero uko nabivuze nuko nakomeje kubivuga kandi tumaze akanya dutaramye, ariko buriya tumiye abashyitsi batandukanye baza no mu bihe bitandukanye. Niyo mpamvu ubona abo twakire muri aka kanya ari umuryango urongojwe imbere neza ku bwabo, kandi aje azi neza ko yisanga muri uyu muryango. Ariko Data uzi ko igihe nakoraga abantu bavunyisha nagiye ndareba nsanga bari mu ngeri zitandukanye. Mu ngeri zitandukanye harimo urungano rwanjye, harimo abagabo b'ikwerere n'abadamu n'abakecuru bateze imbere ndetse n'ababonye. Rero abo mu rungano rwanjye nabakiriye baha n'ibyicaro, ariko kandi buriya ngo n'abanganye ubushyo bararagira. Niyo mpamvu ntahirahira ngo nze kwitereza kwakira umushyitsi mukuru watumiye uyoboye iyi mbaga n'izimfura zaturutse ikazu. Ndagira ngo rero b'abakobwa watoje bagufasha kwakira abashyitsi, niba banyumva nabo bigire hino bikoze mu ruhimbi barebe amazimano yose wateguye, hanyuma baze gukoramo aryoshye kurusha ayandi, bakwegere kugira ngo wakire umusaza mugenzi wawe. Hanyuma abo mu rungano nari nakakira ndaboneraho nanjye bamuhaye uruhushya bamugezeho. Ndagira ngo rero ndabona abakobwa baje kandi ntabwo kwentera ntabwo gusanga amaso abona bwe mu byano mbona no kuhorera n'icyo aracimeze muri ko yeza kuzuka iteka ryose amashyo muramuraho amahoro gusa uko niko kuri ituraho namwe muramwafuramo mukomere cyane izo bundi mwishimire ko tugeze iwacu kandi baduhaye icyicaro cyiza. Uyu mubyeyi rwose agize atya twashimye rwose icyicaro
turebe muri hano rwakira rwose urakoze pe data aragira ati ndabona ananiwe hereza abakobwa bagufashe ariko wagira ngo ubone icyo akunda umukobwa rero sivuga ndakwitaho ikintu rero umusore rwose murakoze yo kugihana ubona usa n'ufite cyakagerageza usome cyaka wumve wikwawe rwose abana bavugana ibintu biriho umusaza ba mbere bari bazi ubwenge ntabwo kirambara aragira ati sinasoma utarasoma kandi ari we nyir'urugo akabanza kumutegereza yaba ari nkanjye mba nagahuje nawe ndabona bazi kwitonda urakoze cyane ku buzima bwacu ubuzima bwacu murakoze cyane rwose neza biryoshye rwose uzi inyota ubusanzwe rwose ko tuba tuganira oya nanjye niyo mpamvu nagize nkibira naza nihuta nze gusanga ngo dusangire kureba ibyiza mbona muriho musangira buri munsi w'iniveriseri yubire y'ababyeyi bacu murakoze data akagira ati ndetse kugira ngo wishimire ku mugaragaro n'abakobwa banjye n'abagore kiza bakugeze mu byicaruza bityo mana ushobora kubwiza utunganira kubera ko buriya muri izo ngingo hari igihe nawe buriya afite ingingo hari inguzanyo ikomeye ntabwo namunaniza kubera ko undi tuba dutegereje nawe araza asange nguyu ingingo yamaze kuyitubwira nibyaba ngombwa ubwo undi nawe araza kugira icyo yongeraho nawe avugiye kuvuga karame munga aho mwataramiye na data ntabwo nari mpari ushobora kuba yaratubonye neza tangiza amagambo bakumbira amashyi bagushimire cyane gukora murakoze cyane ni ukuri ni ubwa mbere bambaye amashyi mu gitaramo ubundi ntawe oya akirabwira umugisha uriya nyakubahwa umuzi w'u Rwanda umuryango wa Rulinda turabaramukije Kristo Yesu akuzwe iteka ryose Pasika nziza twese tubifurije na yubile nziza y'imyaka 50 ababyeyi bacu bamaze bashyingirana nzajya nyine nimwongere nyakubahwa rero muzi u Rwanda w'uruhara mukabona bivi zabaye uruyenzi mwagira ngo turiya mwana kuri buhaye rugari n'icyo wari utahiwe n'icyo wari utahiwe si ukumva arusha kuvuga si ukumva arusha ubutore ahubwo duhana ibihe n'icyo wari ugezweho rero none rero muzi u Rwanda unkundire data yakwiye tugugereyo bakakwakira bakaguha icyicaro ugira utya ubashimire dufite rero data yaduhaye ikibindi ngo tuze dutwerere muri iki gitaramo cyanyu kandi cyacu maze tugumye dutarame kandi byahamye maze ubundi turebe zangara nakubwiye ndetse n'inkindi dutarame byahamye maze ubundi wakira ibyo twerera maze ntugire ituwe na data yikoreza abakobwa ari no muhereza ntabwo ari umwikorezi gaburire nimwakire twashimye kandi aniveriseri nziza y'imyaka yubile y'imyaka 50 ababyeyi bamaze bashyingiranwe rwose data nawe yashimye kandi yishimiye ko tubana muri ibyo birori murakoze cyane abase wasaba amashyi nanjye kajya gusabye baramushimire umuryango uza ufite urukundo rwawe no gutwerera Adriana gira na data gutuka
umuryango uduha intwererano atari uko turusha ubutunzi ahubwo aragira ngo umunsi wacu urushaho kuba mwiza uryoshye. Uragenda rero ufate ka gakaye mwandikagamo abitabiriye ubutumire n'abatanze intwererano, hanyuma umuryango wose ubwabo nawushyire ku rutonde. Murakoze cyane. Maze kwibera ntabwo bisa umugani wa za ntumwa zanatereranye umusozi nuko ngo Yezu yihindura ukundi, nuko amaze kwihindura ukundi bamwe muri bo basaba ngo kwibera ntibigire uko bisa. Rero tukunye tuganire kandi tunabana byahamye musangiza amagambo. Intumwa se impamvu mujya Petero uze kureka ko byari byamucanze nawe biramucanze bikancange icyo cyabimutera izi mfura turi kumwe bishize n'ibyangezeho cyangwa bikancanga wanyunganira kandi nawe ntiwanga kunyunganira. Murakoze. Data nakwemerera njye ntacyo ndi bwongereho ngendanye bivura gusa. Niko ye ngo umugaragu bamuhaye ubutumwa ajyana kwa shebuja nuko arangije ariko ati ntawamenya ati wakitwa kanjye. Nanjye rero ubutumwa bwa data ntabwo nanjye nabura agakirigishwa. Witonze gakeya. Ibyo nibyo birakurikiyeho byongera igihe ari ibanze no cyangwa cyenda tumaze byibuzeho ari ubwije. Muzurwa. Ndakumva cyane. Burya barukorushye kandi nari nararuka. Oya. N'ubundi ntabwo mvuye ko uhabwa ntabwo nawukuhaye kandi wanyu bakuritse. Ntacyo. Yiciva mu kanwa ka nyirayo. Barakoze abasaza bari kuganira neza. Umuryango mugari wa Muzi Rwanda ni umuhanga cyane. Yabanje azite amazina ashobora kuba arimo kubirangirizamo na wa wundi wabyinnye kwa Sebuko. Nagira ngo niba ntacyo bitwaye tumwemerera umwanya hanyuma atubwire ingingo yunganira izacu cyangwa se ishimangira izo twari turimo. Ndakwita wamfura. Uyu nguyu si akaba umutoje neza kandi njye nawe burya yabivuze neza ngo njye nawe twararagiranye twaragabiranye. Mpamya ko rero n'abadukomokaho burya ngo igiti kirangwa n'imbuto zacyo. Uko umubona ukavuga avuga nkawe neza. None se imvura iguye rimwe ngo bayita cyumba kandi ngo no guhaye inzoga guhindi ngo bayita ituye. Nkundira rero rwose rimwe ryo urakoze wafura bakumera amashyi ukaza imigingo ebyiri ariko ubwo nawe uje nk'intumwa y'umuryango wa Nsabimana namwe mukaba mwagira indi ngingo ya gatatu ikajya muri izo, ndetse nkaba mushimiye ko mushimbuje izari ingenzi nyamibwa mu zanyu mukaduha ko tujya mu b'imbere mukaduha umwanya mu b'imbere. Turabashimiye cyane. Nyakubahwa rero Muzi Rwanda nkundira ugejuru muture ikibindi maze ubundi nipanda ngiye kukubwira mbanze ndisasire. Ariko Damascene utazakuraza kubwira data iyo biza kuba byo asuzumira asanga bikwiye tugushyire kuri rutonde rw'ibyo turi kwiga. Burya rero impamvu byakunze kandi ubundi data yasinze ntiyazongera ko mu ruvugiro ngo mpagare imbaga ingana gutya y'umuryango wacu. Buriya rero data angananye nka data mu mbere yagize atya ubwo twakomangaga urakimirana uraza kuramo imyugariro abakomereza bigize ati uyu mugabo yaratumiye data yaramutumiye. Nkundira rwose mwana wanjye iyo ngingo kuba ibaye ya mbere ntacyo bitwaye ndaza no kukugabira. Oya naribi. Nyakubahwa rero Muzi Rwanda mu minsi yashize twazagize tuvugana tuza umuryango wanyu ndetse muza kugira n'igitaramo cyiza cy'uyu mubyeyi ababyeyi bacu aniveriseri y'imyaka 50 bamaze bashyingiranwe. Twashimye
ariko ubwo tugeze muri iki gitaramo cyanyu kandi cyacu mwatubwiye ko natwe twashyiramo ingingo muzagenderwaho kandi zikaba zanagirira muri iki gitaramo cyacu. Twahanye nka rero duhana abageni kwibuka hose turaragenda tugashorera hamwe ntawugeze aromanzi z'undi. Twageze dukira tugana umuryango wanyu tubasaba irembo ry'umugeni atari irembo ririya ritanga icyangombwa cy'ubutaka, atari irembo ry'umwami, ahubwo twabasabye irembo ry'umugeni muraritwemerera. Uyu munsi rero tuba turi iki kibindi tuje kubasaba umugeni w'irembo mwatwemereye. Nyakubahwa muzi Rwanda nimwakire iki kibindi murakoze. Atako yikanze oya kwikanga akirusha asoma nawe ruka mu ishuri cyangwa ndebere amatara yanjye nsome nacyo. ntabwo ari vente y'amafaranga, ni ve bivuga divayi yigetse gutyo mwambereye umusangiza azi gusoma rwose muzi rwose minerivare watazi ntabwo yafuza rwose uyu mwana yasoma oya mbonye ko kuri ntabwo yibeshye. ntabwo nibeshye nubwo niba ari igicagate ushobora kuba wagize icyaka cyane akayinywa. oya simvuge nka wa wundi wavuze ngo yabuze icyo atuka inka wowe ntiwabikora ibyo twege na so burya inzoga ishwetse ikagera hejuru aho iyo ntabwo iba ari inzoga ariko iyo ubona iyo wayitubirira ku buryo ubona upfunduye rwose ihita izamuka. n'ubundi se ndeba ko asa nayo ku iteke urubanza ari yandi matyaza amahoro. oya ntabwo ari amatyaza amahoro maze none se wamuhaye rugaragara kuraho urukoma maze ubundi tukayumva. ushaka no gusogongera? ushaka gusogongera? oya nagize nti burya uko uvuze ngo ushaka gusogongera ntabwo usogongera ahubwo nshwekera nsome byahamye ntuze kundeba. nawe cyakwanya icyorezo ariko ngufashe gipfa kuba kitarambaye icyorezo. nawe icyo cyaka cyane n'ubundi wakeka binganaye byagaragaye gusa ahubwo wari wasogongeye wikunga muri y'umwana nta kibindi kitagira urubiriro rwose n'ibyawe ntabwo waza ngo ugire icyo ugeze iwanjye hanyuma utahe rwose nta kibonye. murakoze rero iryo jambo ngo wagera iwanjye nta kibonye mpamvu ujya kurishimira. twumve muzerwa akirirwa reka ntibanze nigeze ko nayenze injyana yizaye oya no muzigeze igeze no muziga ryinyo iramirika rwose sumumva kabyo mwana wawe karame gusangira nanjye ntacyo byatwara ntabwo mwabyakira musaba uducurira inkombe rimwe na data. oya ntabwo naje ndo kwicara icyo nazanye neza rwose nta kabi ingaho ndakabye urakira amazi kwa hariya ntabwo yarenze arenze rwose ku buzima bwacu mwana urakaze cyane. ntabwo wibeshye yari yambwiye ngarangabira wambwe niba ari uretse ko wari washyizemo n'utuzi tureture baratumikanye bagutumira
nagize nti burya iyo umuntu agize rimwe hari ukatanyirwa neza, hari icyo utagushyira mu gihugu ugashyira muri iki ugira pe ayo mazi rwose ntabwo mvoma kure, ntabwo mvoma hafi, mvoma hafi ntibikabe. ariko zati icyo mbona oya wongere uyumve Damascene ndabona umusatsi utangiye kuvangura nk'uwawe, ashobora kuba yakurikije wa mugani w'abakurambere ngo urukuta rumazigiziga turamuziga rye inzoga ibishye muri icyo umugeni birashoboka. niyo mpamvu uriya muhungu wagiye kugenda yinyuramo akanyaragiza mbese ikimenyetso cy'uko yegetse, ariko yumvise isa avuze ngo harimo tuzi kumva aragira ataza kumubwira nabi muhumure nabi aza kumbwira reka twumve urakira umwanzi ko hagariya utyo uti aya mashyuri urakoze cyane. iki kibindi twabasabye irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni muzurwa niyo cyari kituzinduye, narije nigabye rero njye n'uyu muryango n'izi mfura turi kumwe ngo tubasaba umugeni dusaba muri uyu muryango twaje guhakirwa, amazina ye akaba yitwa Sylvia. Umuhungu wanjye nsabira umugeni muri uyu muryango akaba yitwa Turayisenga Vedaste. Nyakubahwa muzi u Rwanda ndetse n'iryo muri kumwe, turabashimiye kubw'ineza ndetse n'urukundo mutugaragarije nk'umuryango, kuko uwo mugeni tuje tubasaba ndetse n'uwo muhungu wacu twaje guhakirwa, twaje gusabira, mwabiha umugisha. Ntarateka hari umuntu mbona ushaka umwanya muri iki gitaramo cyacu, ndagira ngo tuze no kuza kumuheza umuntu w'ibitagihe gihe ndabona ari adusatira, maze unkundire niba ushimye n'iryo ngo tume wamfura izo mfura mwicaranye hamwe mu nkoshe. Murakoze. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Ariko kubona nawe wajya amasaba kuri wawe ijwi ahubwo leta yatanya tugende saba umugeni ati mwanyemereye ibya leta bishobora kuba ntari hafi muri icyo gihe, ariko ntekereza ko umugeni ari umuryango na data ntiyakahandagaza ngo avuge mu izina ry'umuryango. Reka rero babanze gukora inama y'umuryango, hanyuma wumve koko niba warigeze kugaruka kuza no muri rugerembo, wumve niba nawe mazina uvuga aba mu muryango wacu, n'ubundi ubwo data aragusubiza. Urabona ko buriya baracyari mu nteko y'umuryango, niyo mubona bacecetse. Data rero wabyumvise ikigenza uyu umuryango nabonye mugari kandi atari gito, kuko impamvu nzi ko atari gito wajemo kurazana ibintu ko ndagera kose umuryango uba ufite icyizere kumwe n'abandi bafatanyije guhana ba nyina wabo, hari n'ijambo riherekeza koko bijyanye n'igikorwa yifuza ko umukorera. Murakoze. Saba ni umugeni witonda. Mushimiye Imana arashyira uruvugiro maze nduvugisha. Yitwa Mushimiye Imana Sylvia. Ko numva muri uyu muryango uwo mukobwa amaze numva ntayazi neza mu bana afite Mushimiye Imana Sylvia. Uko niko kuri niyo mazina ye bwite,
ariko arandi yitwa Mushimiyimana Sylvia Zanenka Mutomenka Nzamukosha. Hari nandi wagiye mwita y'urubyiniro nandi ahubwo se namukobwa jana yose nayi iyo nari ifite nabwo nta nubwo ari na hano yasubiye ku ishuri bamwita Mushimiyimana Sylvia ntabwo ari Sylvia uwo nari ifite uwo ni ufite ariko uwa Sylvia nawe ufite rebe neza niba wenda mu mazina iryo zina niba hari icyo rushijeho cyangwa se reba neza kuko niba yanga bimera neza bifite ubwo duheruka ino abasaba ko gukora kubuza bwa mbere dusabye umugeni muri uyu muryango abasaba wakwigira umwanya wawe ufite impungenge z'iki ko niba udashyitse hano oya mfite intege ntabwo zirabintesha ubundi kiranga umugabo rero ufite ubwoba uhaguruka buri kanya ubu impamvu utigeze guteka ngo wicare ufite ubwoba kuko wahagaze wicare ntabwo naje gutera impagarara mu rugo ngaho data yakubwiye umuco rero wacu wakicariye umuce abarundi bivuga nabi bivuze nabi ngo ujya kuvuga ijambo araryicarira ariko abanyarwanda bati ujya kuvuga ijambo ararihagurukira data yakubwiye ati rero icare mubwire kandi niba wicara uragabana reka ntego numaze uhagarara mu rugo kwa data uracyura umunyu ntabwo nyura umunyu kuko wavuze ko umunyarwanda ijambo rihagurukira hanyuma rero data ndabaseneza amazina ajyanye ngo n'umukobwa wacu hanyuma asanga ayo wari waramwise bidahuye cyane cyane irya kabiri twese turabizi ariko yaraje anabimbwira mu minsi yabiri uzi ko twigeze guhura n'icyorezo yararwaye korona arareba rero asanga ashobora kuba yakanduza umusaza nawe ati reka ngende mbwire mukuru wanjye agenda amuntware moto naraje nje nsanga undi yakujyana ariko rwose yarabizirikanaga kuko yari azi ko amusize mu nzira ndumva rero ngira ngo ubwo burwayi murabizi ko twese bwageze mu gihugu cyacu ndumva ngira ngo icyo cyaha mwakimubabarira murakoze mu by'ukuri ndumva yarandindiye ubuzima koko yajya kuwuntwara ubwo ari ya mbere nanjye nabwanduye muhaye imbabazi rwose ntekereza ko sinzi niba bazi guhishije ibindi niba habamo n'abantu bareba ubuzima bw'abandi batanabazi umuryango wanyu ni mwiza kandi murakureba pe nkurikije ukuntu wicisha bugufi ni ibintu byiza cyane ntabwo mwazaba umuryango usaba umugeni ahubwo se niba utarahindutse urakenera umugenzi urakicisha bugufi cyangwa warisukukurwa ntawe ukigira iwabo umusangiza w'amagambo maze umwonere hari iryo kuri rwego rw'uzica ubu bugufi ntarame niyibereho ntacyo twamwicira ntabwo namwicisha ntarame rero umwonere icyaje kwica abantu n'icyo cyorezo buri mukuru wanjye avuze kandi nacyo ubona ko yagiye akirinda kandi akakirinda abawe ndetse n'abacu kuko nabikubwiye hano harimo n'abaganga bagenda banatuvura banadufasha ibyo byaje ari ibintu muri iyi minsi korona na mabage rwose byaje n'icyorezo ariko mu bufatanye umuryango wacu ndetse n'uwanyu twarakirwanyije dufatanyije hamwe n'igihugu cyose data rero uyu muryango aranegura ntaramutima none kandi numvise bashobora kuba bayikoreza abantu namwe umusore mu nama y'umuryango muze bashaka azi ko umukobwa agejeje igihe naho ubundi umuryango ntabwo wabura umugeni umuryango wacu murakoze shangazi bazi ko umuvugira mu bibazo nawe nguriye hirya yego murakoze uyu muryango watangiye uvuga ngo tubaze niba umukobwa agejeje igihe umukobwa wacu agejeje igihe hanyuma ariko kuba agejeje igihe siyo mpamvu yo guhita
mukoma amashyi mutarumva ibyo ndi buze gusoza. Hajemo n'akantu ko gushushanya amazina. Kera nyine mu gihe cyacu twari yitwa Mushimiyimana Siliveri, ariko iterambere ry'ubu ngo ni Siliveri ngo ni iki, ni wewe ntacyahindutse, byari kuba ikibazo iyo haza guhinduka izina ry'Inyarwanda. None rero ayo matagatifu Igifaransa, Icyongereza, iki byose nibyo byo ntacyahindutse, n'ubundi ni Siliveri Silivera, icy'ingenzi nuko ari Mushimiyimana. Hanyuma rero ndasoreza mu Rwanda kamugeze rero rwose nabwira n'umuryango wanjye. Ejo bundi abana bari gufunga, murabizi ko umuryango wanjye urabizi ko mfite umwana wiga hariya hakurya izaza, imodoka yarabazanye ibageza hariya mu byapa, kuko abanyamutenderi Kibungo yose bagera hariya mu byapa, imodoka babavanye ku kigo. Ihageze abanyamutenderi bashyira aho ngaho, kuva hariya ku murenge wa Kazo bajya iwacu ni ugutega za moto. Haje kuba ikibazo rero ko umwana wanjye yari yabuze itike, arampamagara mu kanya ntarayohereza, arambwira ati hari umugabo witwa Damascene Ntwari untegeye, reka nze uzamuyamusubiza. Kanza gucikikana, nese uwo Damascene ninde nuwahe? Ntimuhe telefoni tuvugane mbanze numve ko atari ikirara kigiye kugutwara. Nguriya ngira ngo amaso si ubwa mbere oya ntagaragara rwose wakushikirije cyane mugira neza ukayisanga imbere rwose kuko avuga niko kuri ntara yitegeye kera uyu mugabo azi gusasa imbere y'igihe. Umuryango wanjye rero reka mbashimire uyu muryango wa Damascene, yangezeho kugeza n'ubu n'amafaranga nari ntarayamusubiza, ariko bibaye byiza ko nabashimira umuryango, ni imfura ni intore rwose, ntacyatuma ntabakwishyushye oya kubika yiza n'igike rwose yabyara kugarura imusubiza ku ishuri ntabakwishyushye. murakoze ndakwitaba amafaranga. yewe ibitego ari myinshi wongera usanga wariteganirije. ubu rero bose iyo shangazi avuze ntacyo ndabisimbuza. ariko mbuze ngo ntaguciye mu ijambo, reka shangazi mbanze gushimire igira hino shangazi uzira gutukwa uzira gutumwa. Ikibazo cy'imbere shangazi tubakoze rwose ku ijambo ryiza wamuvugiye, urakoze ndagutumiza ngo kuba ijambo ryiza uburyo umuryango ukaba utabishidikanyije ko uyu muryango wawe umugeni uba wishimye. Iki kibazo kivuze ko muri igipimiro cyinshi oya reka nse mbwira ko yaje araza kugereza ngo mudukoshe. Akoze cyane se dose ndakwita ubundi ukomeye kwinshi bose kabuti ndabakwira ibyo muri bitatu birumvikana nanjye ko ubundi usobanura ibyizi waba uri umworozi ntaho waba wingejeje kugira ngo tumukoshe se uradukora kuzihe. Muri iki gihe dufite inka zitandukanye, hari iz'ubudehe, hari iza Nyarwanda, hari iza gakondo n'izindi nari baje kurondora. Muri izo nka mufite izihe? uyu musangiza w'amagambo umuhungu wawe ari we wagiye aragize ati reka nkoshe mfite mukuru wanjye nagize ndi kuba ndi kuvuga si uko ndi intyoza mu kuvuga ahubwo nuko ari jye ntayiwe, ariko mukuru wanjye iyo tujyana data akunze kudutuma twembi
reka mubwire umuhoro uruvugiro avuga izo duturacu ubariza gakondo. Murakoze umusangiza w'amagambo yakoze kugira ngo kutwibutsa ibyo dutunze muri uru Rwanda rwacu. Hari iz'ubudehe, hari girinka, ariko ibyo byose ni inzaduka kandi twagize ngo abanyarwanda batunge. Hari n'iza gakondo kandi ngira ngo urabizi ko ari kwamamaza u Rwanda no kwansaba Imana bwa mbere kugira ngo ihuye abageni n'abageni b'ubuntu rero twigeze tubona muri uyu muryango. Rero abona ikiguzi cy'umugeni ariko cyari ikimenyetso cy'urukundo kigaragaza ko iyo miryango ibana. Rero ngira ngo urabizi ko Nsabimana aratunze nta nubwo hari n'abo mu by'ukuri. Rero ngira ngo mwadukosha kuko dusaba gutumiriza, ntabwo tugeze mu muntu atubwira ngo tubakwere nk'uko twari dusanzwe tubakwera kubera ko mwadukosheje. Rero mu by'ukuri ntabwo n'inzuri z'abasaza muzi ko zegeranye, bagira ngo rero mudukoshe uko mwumva mwifuza, ariko icyo nzi cyo ni uko nzi ko imiryango yacu inka zirahari zo mwifuza. Icyo twirinda ni za kijyambere. Bagira ngo rero nazadusubiza ijambo muvandimwe, ariko tubaha n'umwanya kugira ngo mudukoshe. Murakoze cyane. Nose ndakwitaba Aloise Mbanyanya aravuga ati rwose niyo kudukosha aturikiza kijyambere, kuko kijyambere aramutse aje yavuga ko ari izi ariko tukabona abasaza bagendanye bakuru bari imbere. Si uko ko muri abasaza bose nta n'ubugeni wa mbere bugira, kugeza ute nta n'ubugeni wa mbere bugira mu muryango wawe. umugeni wa mbere Wamure umugeni wa mbere urayasiga reka rero icyo kintu kindi kibazo umuntu waza nk'uwaje umaze kumara ko umufu wo muri ntabwo rwose twe tugira inka kandi z'umushiki rwose ku buryo ziregera nyirakuru kugeza kuri nyirakuruza rwose. natwe ni byiza, natwe mu buzima bwacu urabona harimo uburyo bateze imbere abagore bashanamiye. Ntekereza ko natwe abo ntabwo tugira abagore, ariko reka nengere nsubize umwanya data, hanyuma rero aho bagendanye bahitemo umwe ahugoshe ubwo mwikwishe. Nari mfite impungenge niba mufite za zindi zose navuze, ariko bamaze kunyamira ko izo ari n'ibyaduka. Reka rero dukoshe umuryango uri kwishe baratuzi. Sibwabo karame mama rero ngiye kuguha umuryango wanjye gukosha ko rero ubundi n'ibyo ntabwo ugenda njyenyine kuko nawe ufite mugenzi wawe maziranye. Reka umuryango wanjye inka nziza y'inzuru bayifite. mubyeyi rero ugeze uti iyo nka y'inzovu urayifite, nagize twe inka dufite n'inka gakondo rwose, inka zo gushora zifite nyirakuru ndetse na nyirakuruza. Ikizungu rero ushaka nk'iyo kizungu uzaza ko maza kujya kuyishaka. Ikizungu rero niba rwose murahiye uwagabiye kizungu ya kizungu ntabwo rwose ufite abagore uko ari ukuri.
cyakoze za kijyambere zo izo bateri ntabwo tugenda tuvugurura iyo nagerageza nkayibona ariko ikizungu bariya abantu barishe Yesu ntabwo kubona ibyabo byoroshye ntabwo ari kijyambere witwa amajyambere ni nk'abatezi intanga ziturutse mu Kinyarwanda icyo bita kuvugurura umukamo ndetse n'umusaruro mwiyongeye no kuvugurura nanjye namagana ngo kizungu wamuzanye maze rero numva umuryango iyo muri gakondo yareze sogokuru karera nyogokuru ndumva iyo nka umuryango yarayibona amashyiro kazashobora aramaze rero barayibona rwose nta kibazo bafite ndagushimiye karame mama umuvandimwe twazanye we ashatse gukosha intumwe kandi iyo nka n'ubundi iwacu ntabwo tururimo ubundi umukobwa wacu n'umukobwa ijana ugomba kudukorera inka ebyiri n'ikimasa cyazo iwacu niko dukosha icyo kimaze nicyo kivuga ntabwo turiyakorerwa tugiye guteza imbere abaturage niba ari ikibazo ngo wagiteje inanga cyavutse neza nicyo kigomba kujya kibangurira ubuse niba utangiye kutagatwa simbizi ntabwo ntaragwamfura benshi uyu mukuru wanjye kandi uko ndimo mboneze ni turatuzi maze rwo impano rwose maze usabye turazemeye reka tutubigishe wakoze cyane nose karame byiza pe n'ubundi umugabo n'uruhagararaho kandi akamukeza asubiramo inka uriya umwe mu banyamuryango icyenda data yarakosheje data asanzwe zinaguye mu kanwa wacu n'ubundi nubwo atari ikiguzi ariko natangiza ati noneho reka mubwire inka uhagarara umuryango ngushime ko y'akazuba kabyinjira hanyuma rero mu kanya wenda baraza kutubwira amazina yazo ariko ndagira ngo ubaze ndagira ngo ubaze ndakumva narebye abantu baturutse kuri n'imbere mbona nta n'unganya nanjye imyaka bose barendenze umukobwa batangiye kugenda bagenza amavi ese Vedaste wavuze ari muri izi ntebe z'imbere ari muri iki gitaramo cyane Vedaste ntari hano kuko ntagire ubwemane bwo kuba yagira hano mu gitaramo bivuze ko ufata umwe muri abo ngabo ukamusimbuza ntabwo ibyo mvuga ubwo muza kubigenera kandi ndahamya ko ariko kuri niba umpaye rugari ukampa umwanya ntawuguhaga zane Vedaste mutumeho ari mu butumwa kuko ndabikubwiye ntakaragira ubwemane ariko kuba yazana igitaramo nk'ahangaha ngo abe yaza hagati y'abagabo nk'uko turi kandi adashojwe ngaze nkongera rwose ugeze uti ababara ndabona ntabwo nasabira mushiki wanjye ngo mbe namutanga uko niko kuri uko turi imfura ntabwo turi ibifura ntabwo twisabira nk'uko twabikubwiye dufite udusabira murakora sema muri tugwe no hano mu gitaramo bwira abana ababyeyi baramushaka akanyereza wakanditse yego akadomo com hajya bahanze ndiyumva ntabwo komeza andika
yego 79 ije telegarame gutera nawe mutakaguteragara muteragarame okay kandi waye hafi wamuka kuko bitegereje sanganira mu ruhimbi bamuza bwangu Adamasende yagejejwe hanyuma Adamasende bamushyikirize umugeni bamwemereye data agira hino sangiza amagambo rwasarakoze si rero mugihe data akiza ndetse na Adamasende turazinywa ndetse batubwira ko asaba umugeni nayo bitwaye imbere izuba tubica umuzizi agusabe niba wabyemeye agushyikirize Adamasende karame mu rero igihe cyiza rwose abahanzwe basabye bamugerageze abanyamakuru bigenga babe baretse kugira ngo bareke kuba bagize umwuga ureba umuryango wanjye ureba ariyo mpamvu ko rero mukomeze mwitire hano umugeni basabye
bari n'uyu bakaza kuri abo bantu bakibaze biramukiriza umwana yego mureke amusuza nawe ntawe ntabwo ntabwo kukugize tuwe muragenda kukiwe mwana we mugabo wafura bakomera amashyi mu kazi reba tu hano hepfo gatoya hari hoteli y'akarere buri muntu mutume agende mu buryo fagitire uza kwishyura kugira ngo baguheruke ebegeze hanyuma ujye uvuga uti byarenzeho ndabyishyura byose yego arijyana mu indege so rero ego ko marabizi hanyuma nurangiza mukunda sheri shusho akiri imbere muzamara kuba mu munsi w'ubutase turi hejuru yereke abantu okay mukomezeho n'ibindi mwateguye rero turebe ndetse yateguye urubaho ruvuga ati umukozi wanjye akira ururabo rero n'urwibutso rw'umunsi wacu kandi uzajya umenya ko uko nagukunze ruzajya rutanze amabara bw'isi bwacu bari kubwira umukobwa sheri ati ibintu byose ni ku gihe niba ubona igihe kigeze uzajya urebera kuri iyi y'abazungu hanyuma tujye mu kazi cyangwa tujye muri bose seminari ndagira ngo seminari akabwira ati rero aho uzabona nawe uzajye ureba ko igihe kigeze ariko ndagira ngo sabe abafiyemeri ko bigira mu myanya hariya bakabereka mu gace n'amereza bari na bane n'igihe gatoya bisa nabigira akugera hariya hepfo kuvuga ati mubyeyi nzongera kwicwa n'izuba bene mbere umubyeyi naza mukecuru natabizi impano hagati umwana wanjye akira kubera ubuzima bw'uyu munsi umuntu ufite impano yamuza u Rwanda nawe nayamwegereze reka numire ya Verena ayihereze mudazi ubona abakandida barajyana
yego reka nomere umubyeyi watwaje ingofero nshya reka nomere famiye ya Kabera famiye ya Kabera famiye ya Kabera ageze ahazamuka cyangwa ahamanuka famiye ko batuye tuzabasura cyangwa se mbere turaza kugira famiye badese hanyuma mbere papa w'umudase ndasaba y'umwambikire urahita hanyuma akireba yitambike uyirebesha turebe hano papa w'umudase niye turakanya mu rwego rw'uburezi gatoya murakumburanye koko hanyuma abadase babiri basura kwerekana hagati yabo ikaya Seviye gukora ku ntego abanyetse zako mu ruhande rw'umusaza rero koko